Ya ndagira ngo mwese nongere mbasuhuze cyane cyane mwebwe abadukurikirana hano ku rubuga rwa YouTube. Ndagira ngo narabibutse kugira ngo nimba utari wakanda subscribe ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ya Steven White, ndagusaba kugira ngo banze ukande subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze cyangwa se buri nkuru yose tuvuzeho ujye ubasha kugira gute kubasha kuyibonera ku gihe. Uyu munsi ndagira ngo uyu munsi tuze kurebera hamwe bimwe mu bintu byaranze cyangwa se bimwe mu nkuru utamenye kuri filime yakunzwe cyane, ndetse ni filime ngira ngo yabaye popular, iramenyekana, irakundwa bitewe n'ubuhanga bwayo, cyane cyane bitewe n'uko nanone yari mu bwoko bwa action movie. Rero iyi ni filime yakunzwe n'abatari bakeya ndetse bayivugaho byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuze kuganira mu iki kiganiro turebe ese ni ibiki byaranze no filime cyangwa se ni ibiki nizihe nkuru utabwiwe kuri no filime. Ni filime yakunzwe cyane, bayita John Wick. Ibice byose kuva ku gice cya mbere cyangwa se kugera ku cya kane turaza kwireberamo uburyo byagoranye kugira ngo buri scene zose zafashwe muri no filime, haba mu gice cya mbere, mu cya kabiri, mu cya gatatu no mu cya kane, kugira ngo zikinwe uzibone zigaragara kuriya, ndetse n'imbaraga byafashe ndetse n'uburyo byose byagenze, nibyo tugiye kwibanda mu iki kiganiro. Karibu rero. Ubundi iyi filime ya John Wick ni filime ishingiye ku nkuru cyangwa se yahimbwe hagendewe ku nkuru y'umugabo. Ni umugabo wari ufite umugore we yakundaga, hanyuma uwo mugabo umugore we wa mugore yakundaga aza kwitaba Imana. Gusa ngo uwo mugore akimara kwitaba Imana yasigiye impano umugabo we yo kumwibukiraho cyangwa se y'urwibutso, ariyo yimbwa. Hanyuma ngo nyuma yo kumusigira imbwa, ndetse ngo abakinnyi ino nkuru cyangwa se uwahimbye ino nkuru akomeza avuga ngo bakomeza bavuga ngo hari itsinda ry'ibirara cyangwa se abagizi ba nabi baje batera wa mugabo, hanyuma bamaze kumutera bica imbwa ye, barangije batwara cyangwa se banashimuta imwe mu modoka ziwe yakundaga cyane, yari imodoka ya kera. Hanyuma ngo ibi ngibi byaje gutuma uyu mugabo n'undi John Wick yari umwe mu bantu bahoze ari abicanyi ruharwa bakomeye, ndetse bari bafite izina rikomeye cyane muri uwo murimo n'ubundi w'ubwicanyi. Ariko ngo uwo mugore we witabye Imana niwe wari waramuhinduye areka ku kazi k'iki k'ubwicanyi. Hanyuma iyi nkuru ikomeza ivuga ngo nyuma y'uko abagizi ba nabi bamuteye bakica imbwa ye yasigiwe n'umugore we, ndetse bagatwara n'imodoka ye yakundaga, byasaga nkaho ari nko gukangura ishusho ya John Wick wa wundi wa kera w'umwicanyi. Ndetse ahangaha ubundi John Wick yose niyo iyi nkuru niyo isingiyeho. Ariko se nubwo byagenze gute, wabyumva gute ko iyi filime ubwayo yari hafi yo kuburizwamo cyangwa se byari biragiye kurangira iyo filime batayishutinze? Ndetse wari uzi ko se abashoramari cyangwa se abayishoyemo amafaranga bari bafite ubwoba bw'uko bashobora guhomba amamiliyoni menshi y'amadolari? Ese ubundi niki cyatumye iyi filime John Wick ihinduka imwe muri filime z'ibikorwa cyangwa se filime zitwa action movie zakunzwe cyane, ndetse hano ku isi yose zikavugwaho rumwe n'abatari benshi? Kuko igice cya mbere cyarangiye gitanga ishusho y'uburyo iyi filime imeze, ndetse cyarakunzwe cyane kiba trailer. Ariko n'ubundi iyi filime mu by'ukuri mbere y'uko ikinwa cyangwa se itangira gushutingwa amashusho yayo, abashoramari bari baratinya kuyishoramo amafaranga bavuga ngo ese niye filime ishobora kugira inkuru? Iyi nkuru ntago mu by'ukuri mu bamenyereye cyangwa se mu bazi script za filime, iyi nkuru ushize mu nyurabwenge ntago ari inkuru wavuga ngo iravamo filime izashoramo amafaranga menshi hanyuma akavamo. Ariko iyi filime byaje kurangira n'ubundi ibaye imwe muri popular movies za action hano ku isi yose. Ubundi mbere y'uko abantu bamenya John Wick nk'umwicanyi kabuhariwe, ubundi hari haranditswe inkuru gusa ku mpapuro, kandi iyi nkuru yari yaranditswe n'umugabo witwa Derek Kolstad. Igitangaje nuko nanone mbere iyi filime cyangwa se iyi nkuru yandikwa ntabwo yitwaga John Wick, ahubwo yitwaga The Scone. Ndetse nk'uko nabibabwiye nyitangira, iyi nkuru yavugaga ku mugabo wari wararetse ubuzima bwe bwo kwica abantu akajya mu kiruhuko, ariko nyuma yo kubura umugore we no kwicirwa imbwa ye yari yaramusigiye nk'impano ya nyuma cyangwa se nk'urwibutso, yahisemo gusubira mu buzima bwe yari yarasize inyuma, ndetse abikora agamije kugira ngo yihorere. Ndetse iyi nkuru yose, nubwo abanditsi benshi bakunze iyi nkuru, amasosiyete menshi akora filime yasanze iyi nkuru itaryoshye ku buryo yavamo filime ngo iyi filime ibashe kuba yakinjiza amafaranga nyinshi. Ndetse bavuga ko yari yuzuyemo urugomo kandi ko ishobora kudakurura abantu benshi muri sinema. Nuko nguko ndetse bamwe mu bashoramari bavugaga. Ikindi kandi nakubwira nuko byagumye kugorana, ndetse impande abashoramari n'amasosiyete yakinisha filime hariya n'ubundi mu gihugu cya Amerika
agumya kutavuga rumwe kuri no filime no kuri no nkuru y'ino filime, ariko binagorana kugira ngo ibashe kubona abayitera inkunga, kuko buriya mu busanzwe buri filime yose igira abantu bayishyigikira, bagashyiramo amafaranga yabo, ndetse hanyuma yamara kugira gute, yamara gucuruza bakaba aribwo batangira kugabana inyungu. Rero mu by'ukuri hari igihe byageze bisa nkaho iyi filime ya John Wick cyangwa se iyi filime The Score nkuko wanditse iyi nkuru n'ubundi namaze kubabwira mbere yari yarayise, byagezeho bisa nkaho itazigera ikorwa na rimwe bitewe nuko abashoramari bose bari banze kuyishoramo amafaranga yabo. Gusa nubwo iyi filime byagaragaraga nkaho kuyishutinga cyangwa se kuba yakinishwa byari bigoranye, ndetse bisa nkaho bigiye kurangira iyi filime idakinwe, ibi byose byahindutse ubwo umwe mu bashoramari bakomeye n'ubundi hari muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu bigendanye no gukinisha amafilime, witwa Keanu Reeves yashoragamo cyangwa se yasomaga iyi nkuru, hanyuma yahise ayikunda cyane. Yabonye ko nubwo harimo intambara nyinshi, yari ifite inkuru ikomeye y'urukundo, agahinda no kwihorera, ariko yabonye ko iyi filime ishobora kuvamo inyungu, ndetse yiyemeza gufata risike zo kuyishoramo amafaranga yiwe. Ikindi ngira ngo umenye cyangwa se gitangaje wamenya kuri no filime ya John Wick nuko iyi filime ya John Wick yafashe amezi agera muri 6 yo gutozwa uyu musore John Wick cyangwa se uriya mukinnyi n'undi witwa John Wick, atozwa imyitozo yo kurasisha imbunda kugira ngo abashe kugira ngo ibyo azakina muri filime cyangwa se buri scene azakina arimo ararasa izagaragara nk'aho ari iya nyayo, ndetse bamutoje no gukocinga imbunda vuba, ndetse bamutoza kugira ngo abashe gupangura no gupanga imbunda mu gihe cy'umunota umwe. Ibyo byose byakozwe kugira ngo iyi filime buri scene yose izashutingwa bizagaragara nk'aho ari iya nyayo, ndetse bitume ibasha gukurura abantu. None kandi nubwo uyu musore yari amaze gutozwa gukoresha imbunda bya kinyamwuga, ntabwo aribyo byonyine byagarukiyeho, kandi kuko iriya filime niba mwarayirebye igice cya mbere n'icya kabiri kugeza ku cya kane, uriya musore ntabwo yari azi kurwanisha imbunda gusa, yari azi no kurwana bisanzwe. Rero muri iyi myitozo yamaze amezi 6 yize kurwana n'amaboko, kandi yiga kurwana mu buryo bwa kinyamwuga. Hanyuma ikindi kandi yize no gutwara cyangwa se yatojwe gutwara imodoka ku muvuduko mwinshi, hanyuma yitoza uburyo bwo kugwa no kurwana adakomeretse. Ibi ni bimwe mu bintu byaranze behind the scene y'iyi filime, cyangwa se mbere y'uko iyi filime itangira gushutingwa, ni bimwe mu bintu byatojwe uyu musore John Wick kugira ngo bitume iyi filime abazayibona ibagaragara nkaho ari reality, kandi birusheho gutuma iba more attractive. Ndetse kandi abamwe mu batoje cyangwa se mu bahaga imyitozo uyu musore John Wick bavuga ko yamaraga amasaha menshi buri munsi akora imyitozo, kugeza ubwo byaje gutuma muri ikinwa cyangwa se mu ikinishwa ry'iyi filime ya John Wick abo abitwa abastandman cyangwa se abastandman mu bundi, kugira ngo ubyumve neza, ni bamwe mu bantu bakora ibyo umukinnyi wa filime atabasha gukora, ni bamwe mu bintu baba baretojwe gukora bya bintu biteye ubwoba. Tuvuge nk'urugero gusimbuka mu ndege, gusimbuka ahantu hakomeye, cyangwa se kurwana bimwe biteye ubwoba. Abita abastandman ni icyo baba bashinzwe ubundi gukinira kuri filime, bo barabishyura bakaza bagakina izo scene zikomeye ziteye ubwoba umukinnyi wa filime atabasha kwikinira ubwiwe. Rero ibi ngibi byuko John Wick yatojwe cyane byagabanyije abastandman bakinishijwe muri iyi filime ya John Wick, kuko bimwe mu bintu byinshi wabonye biri muri ya filime John Wick ni ibyanya byo we yabyikoreye kuri scene bitewe n'imyitozo yari yarafashe n'ubundi mbere uko atangira gukinisha ino filime. Ikindi kandi wamenya nuko nyuma yuko imyitozo yose ikozwe, ndetse nuko imyiteguro yose yari itangiye gukorwa, wa mushoramari wari wabonetse bwa mbere yafashije John Wick gushaka abandi bashoramari, cyane cyane muri za societe z'abanyamerika zikinisha amafilime, ndetse bamwe mu bashoye amafaranga ndetse n'amasosiyete yafashije John Wick cyangwa se la filime ya John Wick kugira ngo tuyibone imeze kuriya. Ayo nakubwira 3 y'ingenzi yashoyemo amafaranga yabo, nubwo nabo bayashoye badafite icyizere cy'uko ayo mafaranga azagaruka. Nakubwiramo nka studio itunganya amafilime yitwa The Thunder Road Pictures, ni imwe muri filime, ni imwe muri studio zikomeye cyane zitegura amafilime hariya n'ubundi muri Amerika. Hanyuma indi studio yasoyemo amafaranga yabo ni 8711 Productions, nayo ni imwe muri studio zikomeye hariya muri Amerika n'ubundi muri bino bintu byo gutunganya amafilime. Hanyuma nanone iyi filime irongera ishorwamo amafaranga na n'indi studio ikomeye cyane muri Amerika yitwa Summit Entertainment. Aba bose ni bamwe mu bagize uruhare cyangwa se mu bashoye cyangwa se mu bagize icyo bakora kugira ngo ino filime ya John Wick itugereho tuyibone imeze kuriya. Ariko nubwo bimeze bityo, aba bose bashoye amafaranga badafite icyizere cy'uko n'ubundi azagaruka, bitewe n'uko iyi filime babonaga irimo urugomo rwinshi, harimo violation nyinshi, ndetse bari bafite ubwoba bw'uko n'ubundi Netflix itazemera kuyibacuruza.
Ikindi kandi hari zimwe muri scene ngiye kugira ngo tuganireho, ni scene 5 zafashwe muri no filime ya John Wick n'undi gice cya mbere zigoranye ndetse zasabye imbaraga nyinshi n'umurengera kugira ngo zibashe kuba zatugeraho cyangwa se zisohoke zikinwe zifatwe shooting yazo ize kugenda neza. Ni scene zasabye imbaraga yaba ku ruhande rw'umukinnyi nka John Wick, zamusabye imbaraga nyinshi kugira ngo zikinwe ndetse zikanasaba imbaraga nyinshi z'umurengera kugira ngo team yari ishinzwe kugira ngo shooting iyo filime babashe kuyishutinga neza, zibashe gusohoka zivuga neza ndetse ibintu bimeze neza. Zimwe rero nizo ngizo ngiye kubabwira, tugiye kubabwira 5 muri zo zagoranye, nubwo iyi filime n'ubundi hari harimo byinshi bigoranye, ariko hano ngaho tugiye kwibanda kuri 5 zagoranye kurusha izindi. Scene ya mbere yagoranye mu ishutingwa rya John Wick nk'ubundi nkuko muri zo ngizo twatubabwiye 5 tugiye kuvugaho, ni scene igaragaza igitero mu rugo rwa John Wick. Iyi scene ubundi niyo scene itangira filime ya John Wick, igaragaza uburyo ki John Wick umugore we n'imbwa ye byishwe. No scene nicyo ishingiyeho cyangwa se nicyo ivuga. Rero impamvu yagoranye cyangwa se impamvu kino gice cyagoranye mu buryo bwo kugishutinga no kugikina ni iyi ngiyi. Impamvu ya mbere nuko byasabaga guhuza intambara, yaba intambara mu buryo bwo kurasa, kugwa kw'abakinnyi ndetse n'ikorwa ryo kwicwa ry'imbwa, ndetse ibi byose byagombaga gukorwa hakoreshejwe uburyo butangiza inyamaswa za nyazo, kuko muri filime buriya akenshi hari filime zigaragaza zikinwa hakazamo kwicwa kw'inyamaswa bya nyabyo, ndetse ibyo ngibyo biba binyuranyije n'amategeko n'ubundi arengera ikiremwa muntu cyangwa se n'ibigendanye n'ibidukikije. Rero muri filime ya John Wick mu kino gice ibi byose byakozwe, iri huzwa ry'intambara no kurasana cyangwa se no kugwa kw'abakinnyi ndetse n'aya mashusho agaragaza imbwa ya John Wick yicwa byakoreshejwe ku buryo ki nta nyamaswa ya nyayo iri bwicwe muri iryo shootingwa ry'iyo filime. Ibi ngibi byatumye rero biba muri bimwe iki gice cyatumye bigorana cyane. Iyindi mpamvu yatumye iki gice cya mbere n'ubundi cya John Wick cyangwa se igitero cyabereye mu rugo rwa John Wick kigorana, nuko buri mukinnyi yagombaga kumenya neza aho ahagarara n'igice akora buri gikorwa. Ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi wo muri iyo filime yose cyangwa se muri iki gitero cyabereye mu rugo rwa John Wick yagombaga kumenya aho neza ari bugombe guhagarara cyangwa se ari buhagararire gukina n'igihe agomba kubikoramo, byose bitasabye kati. Ikindi kandi wamenya nuko nubundi iyo scene cyangwa se iyo scene igaragaza igitero cyo mu rugo rwa John Wick haza kwicwa umugore we, nuko kugira ngo isutingwe birangire igaragare cyangwa se ikinwe birangire byasabye kati zigera mu 8 zose bakatinga, bitewe nuko abakinnyi babikinye nabi cyangwa se bibeshe bagakatinga bakongera bagasubiramo. Ni igice cyagoranye kuko habayemo kati zigera mu 8 zose. Indi scene ya kabiri yo mu kino gice cya mbere n'ubundi cya John Wick cyagoranye cyangwa se yagoranye mu kwikina, ni scene igaragaza cyangwa se y'imirwano yabereye muri Red Circle muri night club. Iyi scene impamvu yagoranye cyangwa se impamvu byagoye aba standman cyangwa se n'abakinnyi na team ishinzwe gushutinga filime, impamvu yagoranye nuko yafatiwe ahantu hari amatara menshi, amazi, umuziki ndetse n'abakinnyi benshi barengeje abari bakenewe. Hari byasabaga kugira ngo bahuze amajwi y'imirwano n'amajwi y'imiziki ku buryo kamera iraza kubifata buri kintu cyose cyabaye kikagenda neza. Iyi nayo ni imwe mu mpamvu zatumye iyi scene yakiniwe muri Red Circle Night Club igorana. Ikindi nuko John Wick muri no scene impamvu yagoranye cyane, yagwanye igihe kinini cy'imirwano ndetse ubwe yarwanye imirwano myinshi nta kuruhuka, byamusabye imbaraga nyinshi ndetse n'abakameramani byabasabwaga kugira ngo babashe gufata angle nziza ku buryo bari buze gufata umurwano wose uri muraba, buri kintu cyose kirimo kirakorwa muri iyo shooting cyangwa se muri iryo kinishwa kize kuba kigaragara nk'icyanyacyo. Indi mpamvu nanone yatumye n'ubundi iki gice n'ubundi ndimo ndababwira cyangwa se iyi scene yo muri Red Circle Night Club igorana kwikina, nuko byasabaga guhuza kamera, urusaku rw'imiziki ndetse n'imirwano neza ku buryo nta kimwe kiri busigane, utaza kubona amajwi aza nyuma cyangwa se amashusho yatambutse ukabona amajwi aje nyuma. Byaragoranye rero bitewe n'urusaku rw'amatara, imiziki ndetse n'imirwano byari birimo birafatirwa muri aho hantu n'ubundi muri iyo club. Byaragoranye cyane kugira ngo iki gice kibase gushutingwa neza. Kandi ikindi nakubwira nuko ino scene y'imirwano yo muri Red Circle Night Club yakoreshejweho kati zigera muri 6 zose kugira ngo ibashe kuba yarangira gukina. Indi scene yagoranye mu ikinishwa ryayo cyangwa se muri shooting yayo, naho mu gice cya mbere n'ubundi mwarabibonye, hari aho John Wick asiganwa n'abagabo mu modoka bari kwirukanka nyine akwepa akurikira bari baramwiciye umugore we. Hanyuma kimwe mu mpamvu zatumye ino scene igorana cyangwa se kuyishutinga bigorana cyane nuko
iyi sene yasabye gutwara imodoka ku muvuduko mwinshi mu muhanda mutoya, ikindi kitangaje. Ndetse ibi ngibi byatumye hari abashoferi b'inzobere cyangwa se abitwa aba stunt drivers. Nababwiye tujya gutangira, nababwira ngo aba stunt ni abantu baba bashinzwe gukora ibyo umukinnyi wa filime atabasha kwikorera ubwiwe bitewe nuko ibyo bintu atabimenyereyemo cyangwa se atabifite mu buzobere bwinshi. Hanyuma ari abashoferi rero b'inzobere cyangwa se abo ngabo bitwa ba stunt drivers, n'itsinda ryari rishinzwe umutekano kugira ngo bamenye neza ko buri muntu wese uri muri iryo muri iyo scene cyangwa se muri shooting iyo scene urimo urakina yirukansa imodoka cyane mu muhanda mutoya ataza kuhagirira ikibazo cyangwa se akaza kuba yakorera nk'impanuka bigatuma asiga ubuzima, shooting ikagenda nabi. Indi mpamvu ino scene yagoranye, byasabaga ko basubiramo video clipping cyangwa se uburyo bwo gufata amashusho inshuro nyinshi kugira ngo buri gace kose bafashe kagaragare neza, bitewe nuko imodoka zabaga ziri kwirukanka cyane. Byabasabaga gukoresha n'ubundi uburyo bwo gufata amashusho hakoreshejwe indege zitwa drone zitwarwa na telekomande cyangwa se ni indege n'ubundi zidatwarwa n'umuntu. Rero ibi ngibi byasabaga ko amashusho yafashwe amwe namwe asibwa agasubirwamo kugira ngo asa neza ndetse agaragara buri kintu cyose cyabereye muri iyo scene kigaragare neza. Ibi rero byatumye umubare wa kati kugira ngo ino shooting cyangwa se ino scene ya car chasing irangire iba ndende cyane, biza guhagarara kati zigera muri 22. Scene ya kane muzaguranye mu ishutingwa ryayo cyangwa se mu ikinwa ry'iyo filime n'ubundi ya John Wick igice cya mbere, ni scene yo mu bubiko cyangwa se imirwano yabereye muri warehouse. It is called warehouse fight. Imwe mu mpamvu rero zatumye iyi scene igorana cyangwa se irushaho kugora abakinnyi n'abakameramani mu kwishutinga ni iyi ngiyi. Impamvu ya mbere ni uko hari abantu bari bugombe kurwana na John Wick benshi, ndetse bagombaga kurwana bakaraswa ndetse bakarwa mu buryo byose ibyo bintu biri bube bihuje, hatagaragayemo ko habayeho kati cyangwa se mu buryo bigaragaramo nk'aho iyo mirwano irimo iraba aba ari iya nyayo. Ibyo byatumye rero iyi scene igorana cyangwa se birusha abakameramani n'uno mukinnyi John Wick mu kuyikina. Ikindi kandi nuko buri rugendo rwa kamera rwateguwe neza kugira ngo ibikorwa byose bize kugaragara nk'aho ari ibya nyabyo, ndetse bigaragare nk'aho byabaye mu buryo bw'uruhererekane, hatabayemo kati nyinshi. Nubwo n'ubundi ibi ngibi bitabuze gusaba imbaraga nyinshi kugira ngo ibintu bigaragare, byasabye imbaraga nyinshi. Ndetse iyi scene ya warehouse fight yaje kurangira itwaye kati zigera muri 12 n'ubundi nayo. Scene ya nyuma cyangwa se ya gatanu muri scene zakinwe n'ubundi zikagorana mu gice cya mbere kino filime ya John Wick, ni scene y'intambara yabaye bwa nyuma cyangwa se y'imirwano ya nyuma ya John Wick n'umukinnyi witwaga Vigo cyangwa se ariwe The Band muri iyo filime. N'ubundi nkuko abantu benshi numvise mukunda kubyita, numvise muvuga ngo muri filime haba harimo Type harimo na The Band. Ubwo tweka tuvuye ko nkurikije uko mubivuga, ubwo Type n'ubundi yari John Wick, The Band ari uwo nguwo Vigo. Rero iyi scene nayo cyangwa se imirwano ya nyuma ya shootingwe hagati ya John Wick na Vigo ni imwe muri scene zagoranye cyane, bigoranye bitewe n'izi mpamvu ngiye kukubwira. Impamvu ya mbere nuko hari kugwa imvura ya nyayo ndetse n'ubukonje. Ibi byatumaga gukina birushaho kugorana cyane ndetse ku mpande zombi. Imvura yari imiragwa kuko n'umundi nimba warayibonye filime iyo scene bayishutinze hari kugwa imvura. Rero iyi mvura yari ifite ubukonje bwinshi. Ibi byatumaga abakinnyi bombi n'abakameramani bibagora gukina no filime no kwishutinga neza ku buryo bigenda neza. Iyi ni imwe mu mpamvu ya mbere iyi mirwano cyangwa se iyi final fight hagati ya Vigo na John Wick yagoranye. Indi mpamvu nuko imirwano yakoreshejwemo n'amasasu. Iyi mirwano rero nimba warayibonye no filime n'ubundi kano gace ka nyuma, igice cya mu rwano wa nyuma wabaye muri John Wick igice cya mbere, hakoreshejwemo amasasu ndetse no gukubita no kugwa inshuro nyinshi. Byasabaga ko aba clippers bibasaba imbaraga nyinshi mu buryo bahagarara ahantu heza bakabasha gufata angle nyine buri kintu cyose cyabaye kirabuze kugaragara. Ndetse byasabaga kwitondera cyane umutekano w'abakinnyi kugira ngo muri iyo shooting ataza kugira umuntu umwe ugira gute ubikomerekeramo. Ikindi kandi wamenya nuko mu ishootingwa ry'iyi filime cyangwa se mu ikinishwa ry'iyi filime ya John Wick byasabye ko bazana bamwe mu bahanga mu gutunganya filime cyangwa se bazi mu bigendanye bazwi cyane mu bigendanye no gukora icyitwa long takes cyangwa se icyo bita long takes. Ubundi ni ukuvuga ngo ni uburyo bafata amashusho maremare adacibwa kenshi cyangwa se batakoze kati nyinshi ku buryo iyo filime nyine
cut ziba nkeya ugereranyije n'izari bukorwe mu gihe bazanye abantu bakora short text. Uvuga ngo bitandukaniye, short text ni mu gihe ukatinga buri gace cyane cyangwa se buri scene ushobora kuyikatamo inshuro nyinshi cyane kugira ngo ibashe kuba yarangira, ariko long text ni mu gihe mwakase cyangwa se mwahagaritse kamera inshuro nkeya ugereranyije n'izo mwari bukore. Rero ibi ngibi byatumye bitabaza umwe mu bahanga muri ibyo bintu bya long text bazwi nka Chad Stahelski. Ni umwe mu bahanga cyane n'ubundi mu gukina filime, ariko mu gukinisha filime, ariko mu buryo bwo gushutinga, ariko bagashutinga bafashe amashusho igihe kirekire mu cyimbo cyo gukora cut nyinshi. Ikindi kandi wamenya nuko iki gice cya mbere cya filime ya John Wick kimaze gukinwa no gushutingwa neza cyaje kuba cyasohoka mu mwaka wa 2014. Hanyuma ingengo y'imari yakoreshejwe cyangwa se amafaranga yashowemo kugira ngo iyo filime itunganwa ryayo n'ikinishwa ryayo bize kurangira, nuko iyi filime yaje igice cya mbere cyaje kuba cyatwara hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Ndetse ibi ngibi byatumye ugereranyije n'izindi filime zakinwe cyangwa se nka filime urugero naguha, hari filime yitwa CGI yaje kubitwara miliyoni 100 zo gukinishwa. Rero bivuze ngo iyi filime bitewe nuko abayikinishije batari bizeye yuko izabyara inyungu ndetse cyangwa se izakundwa, byatumye bayiha budget ntoya cyane ugereranyije n'izindi filime zifatwa. Hari filime ubundi ugereranyije filime zo muri Hollywood zitwara amafaranga menshi y'amadolari y'Amerika, harimo n'izitwara miliyoni zirenga 100, ariko iyi ngiyi yo bageneye miliyoni 30 zonyine zitarenga kugira ngo ibashe kuba yasutinga igice cya mbere kize kuba cyarangiye. Yari amafaranga makeya ugereranyije n'ibintu byose byari byakozwe, ndetse byakozwe bitewe nuko batari bizeye yuko iyi filime yavamo inyungu cyangwa se ayo mafaranga yazabagarukira bakabonamo n'inyungu. Ibi byose rero abashoramari batinye gushora amafaranga menshi, baravuga ati reka dushoremo budget ntoya, niduhomba tuzahombe makeya. Ikindi wamenya nuko iyi filime ya John Wick igice cya mbere kikimara gusohoka kikagera hanze ku isoko ku rubuga rwa Netflix cyaje kuba cyagira umusaruro mwiza, ndetse umusaruro mwiza cyane muri sinema ku isi hose. Byagenze gute rero? Kimwe mu bintu byabaye nuko box office cyangwa se amafaranga yinjizwa na filime iyi filime John Wick Part 1, budget y'amafaranga yarakoreshejwe yari nakubwiye ko yari miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Gusa iyi filime yaje kuba yakinjiza amafaranga avuye muri Amerika na Canada gusa asanga miliyoni 43. Hanyuma aya ngaya niyo yinjijwe aturutse hagati muri Canada no muri Amerika. Hanyuma iyi filime ku isi yose yaje kuba yinjiza box office ihwanye na miliyoni 83 z'amadolari y'Amerika. Ndetse unureba miliyoni zakoreshejwe cyangwa se ingengo y'imari yakoreshejwe muri no filime ihwanye na miliyoni 20 z'amadolari, ukaza kureba na box office cyangwa se amafaranga yinjijwe n'ino filime ariyo miliyoni 83, bivuze ko ayinjije cyangwa se yinjijwe n'ino filime ya John Wick akubye inshuro zirenga enye ingengo y'imari yari yashowe kugira ngo ino filime ibashe kuba yakorwa. Ndetse ibi byatumye iyi ngiyi iba nk'insinzi, hakorwa part 2, hakorwa part 3 na part 4. Ibi ngibi rero ibyo byaje gutuma John Wick mubona igice cya kabiri. Ubundi kuko wari waranditse iriya nkuru ya John Wick ntabwo yari yaranditse ngo izagira ibice bine nk'uko twabibonye, ahubwo bitewe nuko yasohotse igakundwa igacuruza ndetse ikinjiza amafaranga atari make, byaje gutuma bagira igitekerezo cyo kuvuga ngo iyi filime reka dukomeze ino nkuru, hanyuma tuze gutuma abantu benshi bamenya aho byarangiriye. Ikindi kandi nyuma y'uko kino gice cya mbere cya John Wick gikinwa kikanasorwa kikinjiza ayo mafaranga 86 miliyoni z'amadolari, haje kuba hategurwa igice cya kabiri cya John Wick cyaje kuba gisohoka n'ubundi mwaka wa 2017. Ndetse iki gice cya kabiri kigaragaza ko nyuma y'ibyabaye cyangwa se izo ntambara zari zimaze kuba n'ubundi John Wick yihorera kubisha umuryango we n'imbwa ye, yifuzaga kongera gusubira kubaho bwa buzima busanzwe no kwibagirwa ibyo bikorwa byose by'ubwicanyi. Ariko n'ubundi ntibyamukunde kuko yari yamaze kugaruka mu isi y'ubwicanyi, ibyo ntabwo byaje kuba byamukundira cyangwa se ngo bimuhire. Byagenze gute rero? Ubundi John Wick hari umuyobozi w'itsinda ry'ibyihebe cyangwa se ry'abagizi ba nabi ry'abicanyi witwa Santino de Antonio. Yaramusanze, ndetse John Wick yari arimo umwenda cyangwa se yaraberemo isezerano atari yasohora by'uko afite ikintu kimwe, afite icyifuzo kimwe agomba kuzakemurira uwo muyobozi Santino d'Antonio wari uyoboye itsinda ry'abicanyi runaka. Hanyuma rero mu gice cya kabiri uwo muyobozi Santino d'Antonio yaramusanze amusaba kubahiriza isezerano yari yaramuhaye kera. Ndetse ikindi wamenya ndetse nuko bitewe nuko iyi si yabicanyi cyangwa se uburyo bwo kwica abantu bwari bufite amategeko bugenderaho, John Wick ahangaha nta kindi yari afite usibye kwemera gukora icyo kintu nyine
kugira ngo avemo uwo mwenda Santino de Antonio. Ndetse ibingibi byatumye biba ngombwa ko John Wick ajya mu gihugu cya Roma mu Butaliyani gukora ubutumwa bwo kwica mushiki wa Santino de Antonio witwaga Gianna de Antonio, kugira ngo Santino yigarurire ubutegetsi bw'umuryango ukomeye w'abicanyi n'ubundi uwo mushiki we urumva ntiyari butume awutsindira neza. Ndetse ibingibi byatumye John Wick nyine ajya kwica uwo mushiki wo Santino de Antonio, uwo mushiki we witwaga Gianna de Antonio, kugira ngo abashe kuba yakigarurira ubwo butegetsi cyangwa se intebe cyangwa n'ubutware byo muri uwo muryango w'abicanyi. Gusa nubwo John Wick yari yemeye gusohoza iryo sezerano yari yarahaye cyangwa se yari yaragiranye n'uwo Santino de Antonio, amaze kurisohoza ntago akugira ngo bamushimire Santino amushimire, ahubwo Santino yahise amugambanira, hanyuma atanga igihembo cya miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika ku mutwe cyangwa se ku muntu wese uzabasha kwica John Wick. Ako kanya nicyo byatumye amatelefone cyangwa se abicanyi benshi hirya no hino ku isi bahamagarana batangira guhiga John Wick ku buryo bukomeye ndetse buri international. Ikindi kandi John Wick yahanganye n'abicanyi benshi mu mihanda ya New York City, mu mamoteri cyangwa se no mu mahoteli, mu nzu nyinshi zitandukanye. Mu mpera z'iyi filime ndetse cyangwa se igice cya kabiri kirangira n'ubundi John Wick atsinze abo bicanyi bose, birangira n'ubundi yishe na Antonio de Santino cyangwa se uyu mwicanyi uyu wari uyoboye ako gatsiko k'abicanyi witwa Santino de Antonio, birangira amwicira imbere ya hoteli yitwa Continental. Kandi icyo cyari icyaha gikomeye kuko Continental ubundi nimba mwararebye n'ubundi filime ya John Wick, hari n'indi filime yaje gusohoka nayo mu minsi iri imbere ndaza kubibabwira aho yitwa The Continental. Iyi Continental yari hoteli itanga se ubwirinzi cyangwa se umutekano ku bicanyi. Nimba uri umwicanyi ukayihungiramo, ntago wabaga wemerewe kwicwa n'undi mwicanyi wari wese mu gihe ukiri muri hoteli. Rero John Wick we yaje kuba yabirengaho, uyu Santino de Antonio yaje kuba yahungira muri The Continental Hotel. Gusa John Wick bitewe nuko yari afite umujinya avuga ngo bamugambaniye, bituma yica amategeko yagengaga Continental cyangwa se hotel ya Continental, asangamo Santino de Antonio abari hamwiciramo, bituma n'ubundi kubwizo mpamvu John Wick yahise acibwa muri uwo muryango w'abicanyi, ahagarikwa burundu ku burenganzira bwose bwo gukoresha service za Continental iyo hotel n'ubundi, ndetse atangwaho n'amafaranga menshi kugira ngo bamukurikirane bamwice, kuko muri iyo hotel ya Continental cyaraziraga kikanazerezwa kuba wakica umuntu cyangwa se umwicanyi arimo. Byasabwa kugira ngo urindire isohokemo umwicire hanze yayo. Kumwicira muri iyo hotel byatumaga nawe uhigwa n'abicanyi benshi batandukanye. Kimwe mu bindi bintu wamenya kuri no filime igice cya kabiri cya John Wick nuko kugira ngo kino gice cya kabiri cya John Wick gikinwe hakoreshejwe amafaranga cyangwa se budget ihwanye na miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Bivuga ko igice cya mbere cyakinwe kigatwara amafaranga ahwanye na miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, ariko iki gice cya kabiri cyaje kuba cyongerwamo andi mafaranga bitewe n'inyungu yari yarageneratingo cyangwa se yaratanzwe n'igice cya mbere. Baza kuba bafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka bafata amafaranga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika arizo bakoresha muri shooting cyangwa se mu miteguro n'ubundi yose igice cya kabiri cya John Wick. Hanyuma iyi John Wick ikindi wamenya nuko igice cya kabiri cyaje kuba cyakundwa ndetse kirakundwa, gitanga umusaruro uruta inshuro nyinshi cyane utakumva uwatanzwe n'igice cya mbere n'ubundi cya John Wick. Byagenze gute rero? Nibyo ngiye kukubwira. Uvuga ngo nakubwiye ko iyi budget yakoreshejwe kuri kino gice cya kabiri cya John Wick ari miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Ibi byaje gutuma rero iyi filime yaje kuba irakundwa bitewe n'amascene uburyo yakinwemo ndetse n'uburyo byagaragaraga nk'aho ari ibyanyabyo virtual reality. Byaje kuba byatuma rero iyi filime ya John Wick igice cya kabiri iza kugira world wide cyangwa se box office ihwanye na miliyoni 174.3 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga ni menshi ku buryo utakumvamo nimba filime yarashowemo amadolari 40 miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika ikaza kuba yakinjiza miliyoni 174.3 z'amadolari y'Amerika. Ni amafaranga menshi yatanzwe cyangwa se yabonetse nk'inyungu yavuye muri no filime igice cya kabiri cya John Wick. Ndetse ibingibi byaje gutuma iyi filime igice cya kabiri cyarangiye bitewe n'inyungu yari ibonetse, ndetse abantu bagifite inyota yo kureba ino filime uburyo bizagenda. Byatumye n'ubundi abashoramari biyemeza kongera kwandika indi nkuru ikomerezaho n'ubundi iyo ngiyo y'igice cya kabiri yarangiriye ya John Wick, ikaza kuba ari igice cya gatatu, niho igice cya gatatu cyahereye. Ndetse muri iki gice cya kabiri hari scene 3 zagoranye cyangwa se zavunye abakinnyi, yaba abakinnyi ndetse n'aba photographer cyangwa se abashutinga amashusho n'ubundi ya filime, zabagoye kuzifata amashusho mu buryo bugoranye cyane ku buryo utakumva ko
ibyo bintu byabaho kuri filime mu ikinwa rya filime. Rero muri izo scene 3 tugiye kureba filime cyangwa se scene 3 zakinwe muri filime ya John Wick igice cya kabiri zikagora abakinnyi ndetse n'abakameramani mu kuzishutinga. Scene ya mbere yakinwe mu gice cya kabiri cya John Wick ikaza kuba scene imwe mu zagoranye cyangwa se mu zarushije abakinnyi n'abakameramani mu kuzishutinga. Ni scene ya Catatomb fight cyangwa se imirwano yabereye muri tano zo munsi y'ubutaka mu gihugu cy'Iroma. N'ubundi mu bintu nababwiye ko byatumye iyi filime igorana cyangwa se irusha kuyikina, ari nabyo byatumye ariko nanone ikundwa ikinjiza box office yo hejuru, nuko iyi filime igice cya kabiri cya John Wick cyakiniwe mu miji myinshi igiye itandukanye. Hari aho bakiniye muri Amerika, hari aho bakiniye mu Bufaransa, naho bakiniye i Roma mu Butaliyani. Indi scene ya kabiri yagoranye mu ikinishwa ryayo cyangwa se mu ishutingwa ryayo ni scene yitwa The Hall of Mirror Fight cyangwa se ni imirwano yaje kuba yabera mu cyumba cyari cyuzuyemo ibirahure cyangwa se indorerwamo. Impamvu iyi scene yagoranye cyangwa se yakomeye nayo mu ishutingwa ryayo mu ikinwa ryayo cyangwa se mu kuyikinisha ni iyi, kandi iyi ngiyi ni imwe muri scene zakunzwe muri iki gice cya kabiri cya John Wick. Impamvu ni iyiherero nibyo tugiye kuvugaho. Impamvu ya mbere nuko hari harimo icyumba cyari cyuzuyemo indorerwamo nyinshi, ndetse ibingibi byatumaga mu bamwe muri timu ya John Wick cyangwa se abari baje muri shooting iyo filime ya John Wick igice cya kabiri kuri iyo scene, yaba abakameramani, abashinzwe makeup, aba artist ndetse n'aba stuntman bari aho ngaho. Iyo kamera zafataga bagaragaraga n'ubundi bakaza bagaragara, ukaba wabasha kubona abantu bose bari bahari mu shooting ry'iyo filime cyangwa se muri iyo scene, bakaza ibirahure bikaza gukora icyo twita reflection, nko kwa kundi iyo urebye umuntu ushobora gufata ikirori kikakwereka umuntu uri inyuma yawe. Ibyo rero byatumye iyo scene igorana kuko barashootingaga bikaza bigaragara ko n'abari bari gushutinga cyangwa se abakameramani bakaza bagaragara muri iyo shooting bitewe n'ibyo birahure. Iyi rero yabaye imwe muri scene zagoranye mu ikinishwa ry'iyi filime ya John Wick, ndetse byasabye gutegura buri rugendo rw'umukinnyi na kamera mu buryo bwitondewe cyane kugira ngo bashake angle nziza bafata ku buryo abakinnyi cyangwa se abadirector b'iyo filime bataraza kuba bagaragara muri shooting cyangwa se mu buryo amashusho yafashwe bitewe n'ibyo byirori. Iyi nayo ni scene yagoranye cyane kurusha izindi, ariko ikaba no muri scene zakunzwe cyane muri filime ya John Wick mu gice cya kabiri. Scene ya gatatu yagoranye mu gice cya kabiri cyangwa muri shooting y'igice cya kabiri cya John Wick, ari nayo tugiye gusorezaho kugira ngo tuvuge ku gice cya gatatu n'icya kane bisigaye. Ni imwe muri scene aho John Wick yarimo arirukanka mu modoka akwepa babicenye n'ubundi bari bamutumweho yagambariwe na Santino de Antonio. Ndetse iyi ni imwe muri scene yagoranye kuko hari harimo gukwepa amasasu, kurwana n'abicanyi benshi, ndetse byasabaga abasimbura cyangwa se abasimbura b'inzobere cyangwa se abazwi nka stunt team, nabibabwiye n'ubundi tujya gutangira kino kiganiro, ndetse no gutegura umutekano wo hejuru no gusubiramo amashusho menshi kugira ngo ibintu byose biheze kugaragara nkaho ari ibyanyabyo. Iyi nayo ni scene yagoranye, ndetse izi scene uko eshatu bitewe n'ubuhanga byasabye, imbaraga ndetse n'ubwenge bwinshi byaje kuba byatuma iyi filime kino gice cya kabiri kigaragaza ubuhanga, ndetse binatuma biba mu mpamvu zimwe zatumye bikunda bikazana box office. N'ubundi nababwiye hari hejuru yinjijwe n'ino filime ya John Wick igice cya kabiri ihwanye na $174.3 z'amadolari ya Amerika. Ikindi kandi wamenya ko ino filime ya John Wick nyuma yuko John Wick yishe wa Santino de Antonio akamwicira imbere muri Continental Hotel mu gice cya kabiri, nkuko nabibabwiye n'ubundi nababwiye ko n'ubundi yarakoze icyaha kuko kwicira umuntu cyangwa se kwica umuntu, umwicanyi wari uri muri Continental Hotel byabaga ari ikizira, bitewe n'uko iyo Continental wabaga uyihungiyemo ikaguha amahoro, ukaba wemerewe kwica uwo muntu mu gihe yasohotse muri iyo hotel. Rero John Wick akimara kwica uwo muntu byatumye akora icyaha gikomeye, ndetse ibingibi byatumye aba igicibwa n'ubundi muri hotel ya The Continental, bitangira gutuma ariho inkuru ya part 3 cyangwa se igice cya gatatu cya John Wick. N'ubundi inkuru yacyo ishingiye kuri bino ngibi byo kuvuga ngo Continental bahiciyemo umuntu, ni amakosa kirazira, ubu Continental nayo ibishaka kumwihoreraho. Bivuze ngo ahangaha John Wick nawe bitewe nuko aba yambuye uburenganzira bwose cyangwa se serivisi zose yari yemerewe gukorerwa muri gukora muri Continental Hotel, ahangaha mu gice cya gatatu arwana akeneye kwibohora. Ikindi kandi wamenya nuko John Wick bitewe n'iryo kosa yarakoze, umuryango w'abicanyi uzwi ukomeye ndetse cyane uzwi nka High Table wahise umwirukana burundu, kandi utangaza ko John Wick yari umuntu ugomba kwicwa. Ibi byatumye John Wick ahabwa isaha imwe gusa yo guhunga mbere yuko atangwaho igihembo cy'amafaranga ya Amerika $14 million z'amadolari ya Amerika. Ndetse iyo saha ishize
abicanyi bose bo hirya no hino ku isi batangiye kumuhiga kugira ngo babashe kwegukana ayo mafaranga n'ubundi miliyoni 14 zari ziri gutangwa n'iryo tsinda rikomeye ry'abicanyi ryitwa Haitebo. Ndetse ikindi wamenya nuko mu rugendo rwo guhunga John Wick yarwanye n'abicanyi benshi mu mihanda ya New York City, ndetse yagerageje gushaka ubufasha ku nshuti ze za kera, ariko benshi batinyaga Haitebo kuko yari ifite ububasha bukomeye cyane. Ndetse ibi ngibi byatumye nyuma yaho John Wick yagiye mu butayu gushaka umukuru cyangwa se umuyobozi mukuru wa Haitebo. Agezeyo yabwiwe ko ashobora kubabwira gusa aramutse yemeye kongera gukorera Haitebo. Ndetse kandi iyi Haitebo yasabye John Wick kugira ngo ababarirwe, iramubwira ngo niba wifuza ko tukababarira tukababarira ubuzima bwawe, biragusaba ko wica inshuti yawe ya hafi yari umuyobozi n'ubundi wa The Continental Hotel yo muri New York City witwaga Winston, ndetse akemera ko yakongera n'ubundi kuba umukozi wa The Continental. Ndetse ibi byatumye John Wick yemera ibyo bamusabaga kugira ngo abeho. Ariko igitangaje nuko John Wick ageze New York yanze kwica Winston, ahubwo bombi bahagurukira kurwanya ingabo cyangwa se n'abicanyi n'ubundi bari bakorezwa n'iryo tsinda ry'abicanyi bakomeye rizwi nka Haitebo, ndetse zari zateye iyo hotel ya Continental. Ndetse ibi ngibi byatumye haba intambara ikomeye cyane hagati ya John Wick, Winston ndetse n'abicanyi ba Haitebo. Ndetse mu mpera za filime birangira Winston yarashe John Wick inshuro nyinshi, bituma agwa ku gisenge cy'inyubako amanuka hasi. Abantu benshi batekereje ko yapfuye, ariko nyuma baza kubona ko yarokowe n'itsinda n'ubundi ryari ryarabohewe na Bowery King, cyangwa se aho ni inkuru ya Part 3 niho irangirira n'ubundi. Amwe mu makuru y'ingenzi rero wamenya kuri no filime cyangwa se kuri iki gice cya gatatu cya John Wick nuko iyi gice cya gatatu cya John Wick cyakoresheje budget ihwanye na miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika, ndetse kikaza kuba ubwo no kuvuga ngo igice cya mbere cyakoreshejweho miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, icya kabiri navuga ko cyakoresheje 40 z'amadolari y'Amerika, icya gatatu cyo baje kuba bongeraho miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Birangira n'ubundi budget cyangwa se amafaranga yashowe mu gice cya gatatu cya John Wick ahwana na budget ya miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika. Ndetse igice cya gatatu cyarakunzwe kirakundwa ku rwego udashobora kumva ko cyaje kuba byarangiza cyinjiza World Box Office ihwanye na miliyoni 328.3 z'amadolari y'Amerika, ndetse yungutse cyane kurusha Part 1 na Part 2, ndetse bituma uruhererekane rwa John Wick rurushaho kwamamara ndetse ku isi yose. Ibi ngibi byatumye rero iyi nkuru bitewe n'ukuntu yarangiye n'undi iyo filime yari gukundwa kandi kwinjiza amafaranga menshi, byatumye abashoramari n'ubundi biyemeza gusohora igice cya 4 cy'iyi nkuru ya John Wick. Rero aha ngaha tugiye kureba zimwe muri scene 3 zagoranye cyangwa se mu ikinwa zazo byasabye imbaraga nyinshi, haba hagati ku bakinnyi bakinaga iyo filime ndetse n'aba camera shooters. Imwe muri scene zagoranye, muri scene 3 tugiye kurebera hamwe zagoranye mu ikinwa ry'iyi filime ya John Wick igice cya gatatu, ni scene yitwa Knife Museum Fight. Iyi ni scene yabereye mu nzu ndangamurage, ndetse iyo nzu ndangamurage yari yuzuyemo ibyuma byinshi, ndetse ibi byatumaga John Wick arwana n'abicanyi akoresheje ibyuma byinshi ndetse bitandukanye. Kandi buri rugendo rwose rwagombaga gutegurwa neza kugira ngo hatagira n'umukinnyi n'umwe uza gukomerekera muri iyo shooting cyangwa se muri iryo kina ry'iyo scene. Ndetse ibi byasabaga imyitozo myinshi ndetse n'isubiramo ry'amashusho maremare kugira ngo buri kintu cyose kigaragara nk'aho ari cyanyacyo, ndetse byasabaga cut nyinshi kuko iyi scene yaje kubirangira twaye cut 32 kugira ngo iyi scene ya Knife Museum Fight ize kuba yarangira ndetse igaragare neza nkuko yagaragaye muri la filime ya John Wick mu gice cya gatatu. Indi scene yagoranye mu shooting rya John Wick igice cya gatatu ni scene yitwa Horse Stable Fight, cyangwa se iyi ni scene yabereye mu kiraro cy'amafarashi. Ndetse muri iyi scene cyo nakubwira cyo nuko John Wick yakoreshaga amafarashi mu mirwano, ndetse harimo naho yateraga abanzi be imigeri y'amafarashi. Ndetse ibi scene kugira ngo ibe neza, ishutingwe neza kandi kingwe neza igaragare nkuko yagaragaye muri la filime igice cya gatatu cya John Wick, nuko gufata aya mashusho byasabye abatoza b'amafarashi, abaganga b'inyamaswa ndetse n'abashinzwe umutekano kugira ngo amafarashi ndetse n'abakinnyi bose baze kuba batekanye. Iyi nayo ni imwe muri scene zagoranye mu ishutingwa rya John Wick igice cya gatatu. Ndaje dukomeze n'igice n'indi scene ya gatatu yaje kuba igorana hano ngaha muri shooting ya John Wick igice cya gatatu. Ikindi wamenya scene ya gatatu cyangwa se scene ya nyuma muri 3 twarebeye hamwe n'ubundi zari zikomeye mu ishutingwa rya John Wick igice cya gatatu ni scene ya Continental Hotel Final Battle, cyangwa se ni imirwano ya nyuma yaje kuba ni finale n'ubundi niko nabyita nuko numvishe mubyita ngo ni finale. Ni finale y'imirwano ya hagati ya John Wick ndetse n'ingabo za Haitebo
ubwo John Wick yari arimo ararwanira nabo ndetse byose byabereye muri hoteli ya The Continental. Iyi scene byagenze gute rero? Iyi ni scene ya nyuma yo muri filime n'ubundi ya John Wick, aho John Wick yarwanye n'ingabo za Haitebo imbere muri Continental cyangwa se muri ya hotel twita The Continental n'ubundi, ndetse abakinnyi bakoze imirwano ikomeye ikoresheje imbunda, amasasu ndetse n'imirwano y'amaboko. Ndetse ikindi wamenya nuko iyi scene byasabye amezi menshi yo kwitoza no guhuza neza kamera, urumuri n'abasimbura b'abakinnyi cyangwa se babandi nahoze mbabwira n'ubundi bitwa stunt team, bituma iba imwe muri scene zikomeye kurusha izindi zakinwe muri John Wick igice cya gatatu n'ubundi kino filime ya John Wick. Ngira ngo tunasoza kino kiganiro n'ubundi twarebeye hamwe mu byaranze ino filime ya John Wick mu ishutingwa ryayo cyangwa se n'udushya twabereye kuri set yayo. Ndagira ngo ngubwire ko nyuma y'ibyabaye muri John Wick chapter 3 cyangwa se igice cya gatatu, John Wick yari amaze gucibwa burundu n'umuryango ukomeye wabicanye n'ubundi uzwi nka Haitebo. Yari amaze gutakaza inshuti nyinshi, nta hantu na hamwe yaragifite cyangwa se yaragifiteho kwisha n'umutekano cyane ko byari byatakaye. Hanyuma byagenze gute rero? Byo ngira ngo turebere hamwe muri iki kiganiro n'ubundi turimo tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro n'ubundi. Kandi buri mwicanyi wese wo ku isi yari amaze kumenya n'ubundi ngo John Wick aherereye hehe, ndetse yari afite inshingano zo kugira gute zo kumwica kugira ngo abashe guhabwa ibyo bihembo cyane ko byari bimaze kugera no kuri miliyoni noneho 14 z'amadolari y'Amerika. Rero mu ntangiriro za filime cyangwa se igice cya 4, John Wick ahungira mu butayu ashaka ubufasha, ariko bidatinze n'ubundi bagaragaza ko muri iyo filime nimba mwarayibonye yongera gutangira urugamba rwo kuza kurwanya Haitebo. Ndetse kubera ko John Wick yari akomeje kwica abantu ba Haitebo, ubuyobozi bwa Haitebo bwohereje umugabo ukomeye kurusha abandi cyane utinyitse, ndetse benshi mumuzi nka Donnie Yen cyangwa se numwe mu basore b'abashinwa nabo batoroshye muri sinema n'ubundi y'Ubushinwa. Ariko muri iyo filime ntabwo azitwa Donnie Yen cyangwa se muri John Wick igice cya gatatu, ahubwo azitwa Marco Vincent. Ndetse muri no sete cyangwa se muri iki gice cya gatatu, uyu Donnie Yen cyangwa se Marco Vincent nk'uko muri John Wick yakinnye yitwa, akina ari impumyi, ariko n'ubundi Marco Vincent agatangira gusenya abantu bose b'inshuti za John Wick bamufasha cyangwa se bagerageza kumushyigikira muri zo ntambara n'ubundi ari kurwanamo na Haitebo cyangwa se n'iryo tsinda ry'abicanyi rikomeye muri Amerika n'ubundi rya Haitebo. Ndetse uyu Vincent cyangwa se Donnie Yen aza arimo ararwanya abo bantu bose bari kumufasha, bamwe na bamwe akabahana abandi akabica. Niko igice cya 4 cya John Wick kiba kimeze. Ikindi kandi wamenya nuko mu rugendo rwa John Wick arimo arwana izo ntambara yarimo ahangana na Haitebo, nuko yaje kuba yahungira muri Osaka, aho yakiriwe n'inshuti ye witwa Shimazu Koji. Hanyuma uwo nguwo nawe akaba yari afite hotel ya Continental yarahagarariye n'ubundi yo muri Osaka, ariko bidatinze n'ubundi uriya Marco Vincent cyangwa se Donnie Yen yahise atera iyo hotel n'ubundi n'ingabo nyinshi za Haitebo, havuka intambara ikomeye. Ndetse muri iyo filime birangira n'ubundi abantu benshi muri uwo mwanya bapfuye. Ndetse nyuma yaho John Wick we yahise ahitamo kujya muri Berlin cyangwa se Barire, aho yahuye n'itsinda rikomeye ry'abicanyi kugira ngo agarure ubwigenge bwe cyangwa se uburenganzira bwe bwo guhangana n'ubundi na Donnie Yen cyangwa se Marco Vincent nk'uko muri no filime ya John Wick mu gice cya gatatu akina yitwa. Ariko ibi byose babikora bagira ngo bahangane ku buryo bwemewe n'amategeko n'ubundi y'iryo tsinda ry'abicanyi rya Haitebo n'ubundi. Ibi ngibi n'ubundi birakomeza, ndetse inkuru yakomereje muri Paris, birangira bavuye muri Bari muri iyo filime ya John Wick mu gice cya gatatu. Abayibonye ngira ngo turi kugendana neza akantu ku kandi, birangira bavuye muri Bari bakajya muri Paris, aho niho habereye zimwe mu ntambara zikomeye kurusha izindi zose muri franchise cyangwa se muri set cyangwa se muri filime n'ubundi ya John Wick. Ndetse John Wick yarwanye n'abicanyi amagana mu mihanda ya Paris azamuka ingazi cyangwa se amasikariye ndende, ndetse zari Sacré Coeur, ndetse arwana n'abamuhigaga benshi mu mihanda yose yari muri Arc de Triomphe, hagati y'imodoka nyinshi zari zigendagendaga. Ndetse ikindi wamenya ko ino filime ya John Wick n'ubundi tukirimo kuvugaho ariyo mu munsi twaganiriyeho, ko ku musozo w'ino filime John Wick birangira ararwana n'uwo ngo Marco Vincent cyangwa se Donnie Yen n'ubundi nkuko mumuzi, ndetse bikarangira amutsinze. Nubwo Donnie Yen agerageza kurwana mu mwanya agashaka undi muntu umurwanira mu mwanya we, ariko n'ubundi birangira John Wick arwanye n'uyu mugabo. Ni urugamba rwa rutoroshye, ni kuba yibonye ino filime turi kugenda naho neza, bikarangira aje gutsinda ndetse akongera kwemererwa ubwigenge nyuma y'imyaka myinshi ahigwa n'abicanyi batandukanye. Ndetse filime irangira John Wick akomeretse bikomeye nyuma yo kuganira n'inshuti ze, ndetse bikagaragaza ko muri filime bigaragara ko yari yicaye ku rwego cyangwa se ku ngazi maze agapfa.
ndetse mu mashusho akurikira muri iyi filime n'ubundi ijya kurangira ku musozo kugira ngo murimo turimo tugendana gatanu ku kandi abantu mwayirebye cyangwa se batarayireba nabo muze kuyireba kugira ngo iki kiganiro cyumve ufite n'amakuru birambuye. Ndetse ku musozo w'ino filime n'ubundi bagaragaza amashusho zimwe mu nshuti ze zigaragara nk'aho zasuye imva ye, ariko ibi ngibi byateye nanone amashiko cyangwa se amatsiko menshi n'urujijo rwinshi mu bantu bibaza nimba koko John Wick koko yapfuye cyangwa se bishobora koko yazongera akagaruka mu bindi bice bizakurikiraho bya John Wick. Kugeza ubu ngubu ntabwo Netflix yari yagaragaza nimba hari ikindi gice cya John Wick kizasohoka, ariko igisohoka cyangwa se niba hari amakuru nzayabagezaho n'ubundi nicyo mbere ahangaha nka Societe Steven White kugira ngo utuntu nk'uko tw'ubwenge nubagezeho. Rero bimwe mu bintu by'ingenzi ukwiye kumenya cyangwa se amakuru y'ingenzi ukwiye kugira kuri no filime ya John Wick igice cya gatatu nuko cyakoreshejwemo budget cyangwa se amafaranga yashowemo ari budget ihwanye n'amafaranga miliyoni 100 zuzuye z'amadolari ya Amerika. Ni miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika ugereranyije n'ibindi bice byose byakirinwe. Iki gice cya John Wick cya gatatu cya kane cyo cyatwaye amafaranga menshi y'amadolari ya Amerika, miliyoni 100 zose z'amanyamerika n'ubundi nizo zabashe kuba zashorwa mwikinwa no mwitegurwa ry'iyo filime John Wick Part 4. Ikindi wamenya nuko n'ubundi worldwide box office cyangwa se amafaranga yabashije kuba yava muri iyo filime ya John Wick igice cya kane nuko yaje kuba iyi filime yakundwa cyane ikinjiza asaga amadolari 440 ubwo ndavuga miliyoni 440 n'ibice bibiri z'amadolari ya Amerika. Iyi filime yaje kugira box office iri hejuru y'izindi, ni nako byagenze. Niyo mpamvu iyi filime yaje kuba yahinduka imwe muri filime zakunzwe ku isi yose ndetse zikaba mu za mbere, nuko buri gice cyose cyagiraga amafaranga yacyo kinjiza ndetse aruta ya mbere inshuro nyinshi. Iyi rero Part 4 yaje kuba yakinjiza box office ihwanye na miliyoni 440 z'amadolari ya Amerika n'ibice bibiri, ndetse ibi ngibi byaje gutuma iba filime ya mbere yinjije amafaranga menshi muri uwo mwaka n'ubundi wa 23 kuko igice cya kane cyaje kuba cyasohoka 2023. Ikindi kandi nakubwira no kugira ngo urusheho kubyumva neza, ngiye kukubwira zimwe muri scene eshatu zagoranye cyane mu gukinwa cyangwa se bimwe mu bintu byagoranye mu gukina iyi filime kino gice cya kane n'ubundi cya John Wick. Ya mbere kugira ngo turusheho kugendana neza n'ubundi ndabona amasaha yagiye tubashe no gukora ku bindi biganiro, nuko nakubwira ko hari scene yitwa Arc de Triomphe cyangwa se iyo scene n'ubundi nahoze mbabwira barwanira mu modoka. Iyi scene yafatiwe hafi ya Arc de Triomphe cyangwa se aho John Wick yarwanaga hagati y'imodoka nyinshi zari zirimo zigenda. Byasabye gufunga imihanda, gutegura umutekano ukomeye no guhuza neza imodoka, kamera n'abakinnyi ndetse kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiza kuba, ndetse ibintu byose byakorwaga hirinde impanuka kugira ngo umukinnyi ataza kuba yakomereka. Iyi ni imwe muri scene zagoranye n'ikinishwa ry'iyi filime ya John Wick, ndetse ibi ngibi byatumye umuhanda koko waho hantu muri ako gace ka Arc de Triomphe ufungwa umara amasaha yose bari gushutinga iyo filime utari murakoreshwa. Ni imwe mu bintu byari bitangaje rero byagaragaye kuri set cyangwa se kuri scene ya hantu yo kuri Arc de Triomphe fight car. Ikindi cya kabiri wamenya nuko indi set nayo yaje kuba yagorana mu kwikina ni Dragon's Brief cyangwa se shotgun scene. Iyi nayo nimwe muri scene aho kamera yafashe amashusho imeze nk'ireba ibintu iri hejuru, ndetse mu bantu mwize multimedia ubwo ndabizi muri kumva neza babyita top down view. Ndetse ahangaha icyo nakubwira nuko John Wick yakoreshaga imbunda irasa amasasu yaka umuriro azwi nka Dragon's Brief. Ngo ndabizi abantu b'abasirikare batugenda no 5 kwa 5. Ibi ngibi byasabye gutegura neza umuriro n'umutekano ndetse kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe uza kubikomekeramo ibintu muri scene yahangaha. Ikindi indi scene yagoranye ndetse ikaba scene mu za mbere zakunzwe muri no filime n'ubundi ya John Wick igice cya kane ni scene ya Sacred Coeur State Fight cyangwa se ni umurwano waje kuba wabera ngira ngo nimba mwarabonye iyi filime ukuntu irangira, haraho John Wick arwana azamuka ku masikariye, n'amasikariye menshi yaravunanye, ndetse aya masikariye kugira ngo mwumve ko ino rwego ino scene yagoranyemo nuko yarwanye akarinda n'amasikariye ngo yazamutse amasikariye. Ubundi bigaragaza ko abashutinze no filime bavuze ko muri interview bavuze ko ari amasikariye ahwanye n'amasikariye 885 niyo yazamutse, ndetse arimo ararwana n'abicanyi batandukanye bari bamwohereje kugira ngo abashe kugera kuri uriya Marco Vincent cyangwa se Donnie kugira abashe guhangana. Ndetse iyi scene byasabye aba cameraman cyangwa se abashutinga filime gushutinga umwanya munini, ndetse habayemo nta kati nyinshi zigeze zikorwa, niyo mpamvu byasabye kuvunika cyane bigoranye. Imwe namwe n'ingi
ayo nayo nimwe muri scene zaje kuba zagorana muri ikinwa ry'iyi filime John Wick. Ndagushimiye ko twabanye mu iki kiganiro, wabanaga nanjye Steven White. Nimba wakunze ibyo dukora, ushobora kudushyigikira ugakanda subscribe, ugakanda follow, like ndetse na ukakaza no gukora share. Wibuke gusiga igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kumenya nimba ibyo dukora bibanezeza, kugira ngo tumenye ngo dukore ku biki. Ushobora no kwandika igitekerezo cyawe ukavuga icyo wifuza ko twakubwiraho umwaka utaha cyangwa se umunsi ukurikiraho, nawamenya, hanyuma tukabigukoreraho, tukabikoresha ubushakashatsi tukagukorera. Hanyuma ku bundi bitekerezo cyangwa se ku bundi bufasha, ushobora kutwandikira kuri nimero yacu WhatsApp 0723537172 cyangwa se ku zindi nkunga wifuza gushyigikira uyu muryango mugari wacu wa Societe Steven White, ushobora kudushyigikira binyujije kuri mobile money 079 50 52 852 079 50 52 852. Ciao ciao.